Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu zo tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye urahita ukibonera kugiye, kuko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigishe ujye mu kizamini ukorere rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo nige cyapa muri ibi kintegeka gutanga inzira. Ese muri ibi byapa bitatu ni cye kigutegeka gutanga inzira? Ese ni icyapa A19 gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara? Ese ni icyapa B5 gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara? Ese ni icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku? Cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B. Icyapa B5 nicyo kigutegeka gutanga inzira. Kino byapa biri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Nka kino cyapa cya B5 uri kubona ko tugendera mu ruhande rw'iburyo, none agafresh kari iburyo kari mu mutuku, akaza kagusanga kari mu mukara. Uri mu mutuku ategetswe gutanga inzira ayiha abari kuza bamusanga kubera ko nibo bari mu mukara. Ndizera ko waramutamo B, icyapa B5. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utarabayisemo ndiza ko nicyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ikimenyetso kibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Murabizi nubwo ikinyabiziga cyaba gihagaze impande y'umuhanda hari ukuntu kigaragazwa kugira ngo abayobozi babaza bagisanga bamenye ko kibabera imbogamizi. Ariko ngo hari ibinyabiziga mu gihe biri kwambukiranya umuhanda cyangwa biri kugenda uruhande rwawo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana. Ibe ibinyabiziga bigendwamo n'abana, be ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana, twa tugare bashyiramo abana bagadusunika, mubona ko nta matara ndangaburumbare tuba dufite, nta binyotere tuba dufite. Na bino binyabiziga bigendwamo n'abamugaye, tuno tugare basunika, mubona ko nta matara ndangacyerekezo tugira. Rero ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe biri kwambukiranya umuhanda cyangwa biri kugenda iruhande rwawo. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Bibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, turakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda, ugahita ubona provisoire yawe. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukorere rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingano cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Kirangwa n'amabara asate: A, ubururu, umweru, umukara; B, umukara, umweru, umuhondo; C, icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Birashoboka ko kino cyapa waba utakizi neza, ariko
ariko ukabuza ukuntu ibyapa nyongera biteye, nabyo bihita bigufasha kuba watahura igisubizo cya nyacyo. Video y'ibyapa nyongera nari bakoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College, subira uyirebe cyangwa unyandikiye kuri WhatsApp nimero mba nazibahaye nyiguhe. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Haza cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu, umweru n'umukara. Murabizi biriya byapa nyongera biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Niyo mpamvu hano twahisemo A, ubururu, aba ari umuzenguruko w'ubururu, umweru, ubuso bw'umweru, umukara bari ibirango by'umukara. Ndizera ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika wa papuro. Tarahisemo ndizera ko icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Bibaye ngombwa ko wayobya umuhanda, wenda se ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, cyangwa se ni igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, biba ngombwa ko wayobya umuhanda hari imirimo iri gukorwa. Ese ategetswe kunyurwa hagaragazwa n'icyapa gifite ubuso bw'amabara sati A, ubururu, B, umweru, C, umutuku, D, nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haza cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu. Bakoresha ibyapa bitegeka bakuvuga ngo hano hari gukorerwa imirimo, icyerekezo gitegetswe kata iburyo gusa cyangwa komeza imbere gusa cyangwa kata ibumoso gusa. Ibyapa bitegeka bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Badakoresheje ibyapa bitegeka bakwereka icyerekezo gitegetswe kunyurwamo kubera ko bayobeje umuhanda, bakoresha ibyapa biranga. Icyapa kiranga kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu cyanditsemo amagambo avuga ngo deviation y'umweru. Urumva nacyo kiba gifite ubuso bw'ubururu. Niyo mpamvu duhisemo A, ubururu, ubuso buba busa ubururu. Ndizera ko ibibazo byerekeye ku byapa bitazongera kukugora. Ibyapa ugomba kubibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi ko wareba iriya video no gukoreye amokota n'ibyapa byo ku mihanda usoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibe byapa A, ibyapa biyobora n'ibitegeka, B, ibyapa biburira n'ibitegeka, C, ibyapa bibuza n'ibitegeka, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haza cy'ukuri nta kindi ni C, ibyapa bibuza n'ibitegeka biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe ku mihanda. Kubera iki? Kubera ko bino byapa bibuza n'ibitegeka bitandukanye na biriya byapa byo gutambuka mbere cyangwa biburira. Biriya byapa byo gutambuka mbere n'ibiburira byo ubibona mbere, ukaza kugera aho hantu bari kukuburira icyo cyago wabaje wagenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200. Ariko bino byapa bibuza n'ibitegeka ukimara kugihitaho uhita utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa se ibyo kiri kugutegeka. Niyo mpamvu ku mihanda babishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Ndizera ko waramusitamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Turahisemo ndizera ko icyambwa kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, utubuye dutaruka mu muhanda, B, umuhanda urimo amazi, C, umuhanda unyerera, D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, utubuye dutaruka mu muhanda, na B, umuhanda urimo amazi bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haza cy'ukuri nta kindi ni A, utubuye dutaruka mu muhanda. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ni ukuvuga ngo kino cyapa niba kikubwira ko hari utubuye dutaruka mu muhanda, ntabwo kiraba gishinze aho hantu hari ayo mabuye ataruka, ahubwo uzakibona mbere kugira ngo uze kugera muri ako gace warusha
murushijeho kwitonda. Kikaba kivuga ngo utubuye dutaruka mu muhanda, murabizi tuyamo kota n'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video, urasoza kwireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ubonye utari kuyibona nyandikira kuri WhatsApp nimero mba nazibahaye nyiguhe. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo kunyuranaho bibujwe gusa igihe, kudepasa bibujwe ryari? Agiye mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye, B umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye, C ikinyabiziga gitwaye ku musozi unyerera, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haza cy'ukuri nta kindi ni B umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Murabizi iriya mirongo irombeje hagati mu muhanda ivuga ko umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kuyirenga, waba ucagaguye waba udacagaguye, kubera ko impamvu bayishyiramo nuko ari kukubwira ngo ugomba kugendera iburyo, ibumoso hagenderwamo n'ibinyabiziga biri kuza bigusanga. Ariko iyo ucagaguye wawurenga bibaye ngombwa, iyo ucagaguye uba ubujijwe kuwurenga, ukaba wawurenga ariko bibaye ngombwa. Biba ngombwa mu gihe ugiye kunyuranaho gukatira ibumoso cyangwa se ugiye guhindura icyerekezo. Ariko iyo udacagaguye uba ubujijwe kunyuranaho, uba ubujijwe kuwurenga, uko byagenda kose uba ubujijwe kuwurenga. Ndizera ko ramutamo B umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye uba ubujijwe kunyuranaho. Ndizera ko ramutskandika ku papuro utari wahisemo, ndiza ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahora n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, ugomba kwitwara uti: A gukomeza ibumoso, B kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi, C kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Mu gihe ugiri kugenda mu nzira nyabagendwa ugahora n'ikindi kinyabiziga kigeza kigusanga kiri guturuka imbere yawe, ucanye amatara maremare y'ikinyabiziga ugomba kuyazimya kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse, kugira ngo urumuri rw'amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe rudahuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bigatuma akora impanuka. Rero ugomba kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutskandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga utugarurarumuri tugomba nijoro igihe ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona tuno tugarurarumuri twa kino kinyabiziga mu ntera ingana iki? A metero 100, B metero 150, C metero 200, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B muri metero 150. Bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Utugarurarumuri tuba tugomba kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana na metero 150. Amatara ndangaburumbarare ni muri metero 200 nibura. Amatara ndangacyerekezo ari byo mwita ibinyoteri nabyo ni muri metero 150. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Ibyo byose ni ibibazo babazaho babikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo bifite amakuru y'itubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ndizera ko ramutamo B, ndizera ko ramutskandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo atari mu
nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira ahantu habyerekana. Mu ntera ingana iki? A metero 150 kugeza kuri metero 200, B metero 100 kugeza kuri metero 150, C metero 50 kugeza kuri metero 100. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. No kuvuga ngo kugira ngo ugere ku cyapa kiburira cyangwa ku cyapa cyo gutambuka mbere, ugera aho hantu bari kubwira ugomba gutangiza cyangwa ugomba gutambuka mbere, cyangwa se bari kukuburira icyo cyago kugira ngo ugere kuri icyo cyago, ubanza wagenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Uhita ku cyapa kiburira niba ari kubwira ngo ikoni iburyo, ukabanza ukagenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200, ukabona kugera kuri iyo koni riri iburyo. Waba ugiye kugera ku gacuri, ukabanza ukagenda urwo rugendo ukabona kugera kuri ako gacuri. Waba ugiye kugera mu gace karimo umuyaga w'intambike, ukabanza ukagenda urwo rugendo kugira ngo ubone kuhagera. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramuskandika wa papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Bibutsa ko code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Tubwira karere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire code aho waba hose mu gihugu. Yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo, code zirahari kugeza mu kwa gatandatu. Imyanya irafunguye. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandiki cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, inzira y'abanyeshuri. B, abanyamaguru ntibemerewe. C, agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. D, hegereye aho abanyamaguru bambukira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanizo cy'ukuri nta kindi ni D, hegereye aho abanyamaguru bambukira. Kino cyapa nukibona uzagera imbere uhita wabona zebra cross. Zebra cross uri kubona ko n'umunyamaguru ari kwambuka. Rero niba igaragaza aho abanyamaguru bambukira, ndakeka ko uramutamo igisubizo cyanya cyo ari cyo D, ahegera aho abanyamaguru bambukira. Ndizera ko uramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Ibyo bibaho se? Bibaho byabaho ryari? A, mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. B, mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, cyangwa mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Wacana ibinyoteri by'ikinyabiziga cyawe byose mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. Wenda ikinyabiziga cyawe gicitse feri kubera ko ikinyabiziga cyawe gishobora kubateza ibyago. Ndizera ko uramutamo C, ndizera ko uramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ugeze ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere ugasanga bakomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Ni iki kindi ushobora gukora?
ubundi iyo ugeze hari ahabereye impanuka ikintu cya mbere ukora uhita wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Ese n'iki kindi ushobora guhita ukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. B, guhagarika ibinyabiziga bindi no kubasaba ubufasha. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Ikintu cya kabiri uhita umenya ni ukumenya ko imbangukiragutabara yahamagawe kugira ngo baze bafashe abo bantu bakomekerekeye mu mpanuka. Icya gatatu ugomba guhita ukora ni uguhita umenyesha impanuka ugahamagara rimwe kabiri. Ndizera ko uramutamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe yagize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda aho nta wakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda. Ugize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda, ibinyabiziga byateza abandi bari gukoresha umuhanda ibyago. Ese mugomba kwitwara uti? Ariko nta wakomeretse, mugomba kwitwara uti? A, gushushanya aho zagunganiye no kuzishyira ku ruhande. B, gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa cya mpande eshatu gitukura ku modoka. C, gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda. D, guhagarika ikibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse mukabona kubikura mu muhanda. Hano murabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Mushushanya aho zagonganiye kugira ngo umupolisi ubwo araba hageze aze kumenya ese ninde wari uri mu makosa. Mukanazishyira ku ruhande kugira ngo mutabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Turabahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga agenda mu nzira y'icyerekezo kimwe akifuza gukata ibumoso yakora iki? A, gutwara yegera umurongo wo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso. B, gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda. C, gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. D, gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira cyangwa ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo uba wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga mwigera muhura kubera ko haba hanyurwamo mu cyerekezo kimwe. None impamvu hano bakujisha ni iyihe? Hano bavuze ngo gutwara yegera umurongo wo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso. Mu nzira y'icyerekezo kimwe kubera ko haba hanyurwamo mu cyerekezo kimwe nta mirongo yo hagati mu muhanda ibamo. Kubera ko impamvu bashyiramo baba bari kuvuga ngo uragendera iburyo, ibumoso hagenderwamo n'ibinyabiziga biri kuza bigusanga. Niyo mpamvu bashyiramo iriya mirongo ibirombereje hagati mu muhanda. Rero urabona ko A bakujijishije bavuga ngo gutwara yegera umurongo wo hagati mu muhanda kandi mu nzira y'icyerekezo kimwe nta murongo wo hagati mu muhanda uburimo. B, gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Ureregera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda kandi uri gukata ujya ibumoso? Nabyo oya. Gutwara hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, aho ni kuri D. Nabyo oya kubera ko twabonye ko umuhanda w'icyerekezo kimwe nta murongo hagati mu muhanda uba urimo, ahubwo ugomba gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Turabahisemo niza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa? Icyapa gifite ubuso bw'umutuku handitsemo amagambo y'icyongereza avuga ngo stop, bisobanuye guhagarara. Uruhagarara byagenze uti? A, guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. B, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. C, guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. D, guhagarara gusa igihe ikimenyetso
cyaka ari umutuku. Murabizi iriya bimenyetso bikoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Rero guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye urahagarara nubwo nta kinyabiziga waba uri kubona, kubera ko akenshi ni umuhanda muto uba uri gusukira mu muhanda munini, kandi uwo muhanda munini ugiye kwinjiramo nturi kureba iburyo bwawo, nturi kureba ibumoso bwawo, bikaba ngombwa ko uhagarara niyo nta kinyabiziga uri kubona, kugira ngo winjiremo gake gake udateje ibyago abayobozi b'inyabiziga ugiye gusangamo. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tunanditse ku papuro. Utari wahisemo niza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo muhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe. Uri kugenda mu muhanda ugenderwamo mu byerekezo byombi, hari abaza bagusanga nawe hari aho uri kujya. Ese uba ubujijwe iki? A, kugenda mu gisate cy'iburyo bw'umuhanda. B, kunyuranaho. C, kugenda mu gisate cy'ibumoso. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, kugendera mu gisate cy'ibumoso. Uri kugenda mu muhanda ugenderwamo mu byerekezo byombi, ugendera iburyo, uba ubujijwe kugendera mu gisate cy'ibumoso. Uruhande rw'ibumoso urukoresha mu gihe ugiye kunyuranaho ariko ugahita ugaruka iburyo. Rero biba bibujijwe kuvuga ngo ngiye gutwara ibumoso mpaka mviremera ngere Nyamirambo ndi gutwarira ibumoso. Biba bibujijwe. Ugomba gukoresha uruhande rw'iburyo, ugakoresha uruhande rw'ibumoso mu gihe ugiye kunyuranaho ariko ugahita ugaruka iburyo. Rero ubwo ubujijwe kugenda mu gisate cy'ibumoso. Ndizera ko waramutse, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa na. Ahantu hose ntiwagenda uri kuvuza amahoni. Iyo ugeze ahantu bibujijwe hari ibyapa bashyiraho. Birangwa no kuba biteye bite? A, ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. B, ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. C, ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Murabizi biriya byapa aba ari ibyapa bibuza. Ibyapa bibuza birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Birumvikana ko bibujijwe kuvuza amahoni. Bibujijwe. Urumva bazakoresha ibyapa bibuza. Rero biba biteye kuri ubwo buryo. Ndizera ko uramutamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa romoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kikurura hari umwanya urenze metero 3, ikibizirikanyije kigomba kugaragaza ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gushanwa. Kubuhe buryo? A, agatambaro gaturura gafite nibura metero 50 z'uruhande. B, itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Romoroki iri gukururwa, ariko murabizi iyo romoroki iri gukururwa hari uruntu rumeze nk'urugozi cyangwa bimeze nk'ibyuma biba biri gukurura iriya romoroki. Rero iriya romoroki iri gukururwa biri kuyikurura iyo birenze metero 3 z'uburebure biba bigomba kugaragazwa gute? Uriya mwanya uba uri hagati ya romoroki n'iriya makuzungu biri gukurura. Ndakeka ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisozo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije gimuritswe. Bashyiraho rero itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Ndizera ko uramutamo B,
B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kuba ridahumisha kandi rigomba kugaragara mu ntera ikurikira. Mu ntera ingana iki? A, nijoro igihe ijuru rikeye nibura muri metero 200. B, ku manywa igihe cy'umucyo nibura muri metero 50. C, nijoro nibura muri metero 100 igihe ijuru rikeye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo maze kucyandika ku gapapuro. Haza cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Iryo tara ntibatubwiye niba ari itara ryo ku kinyabiziga, ntibatubwiye niba ari itara rimurika rya feruje, ntabwo babitubwiye. Niyo mpamvu urahitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko bagomba kubwira ngo iryo tara ni irihe bakabikubwira. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho. Ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira ubwoko bwa kode ukeneye. Ese niyo ku ruhushya rwa burundu kuri kategori zose kode zihari kugeza mu kwa gatandatu harafunguye, cyangwa niyo ku ruhushya rw'agateganyo ariyo mwita provisoire. Uturere twose bari gukora, turagufatira kode nziza. Utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, uduhe nimero yawe ya telefone irazaho kode. Iminota 2 umaze kubona kode, ubundi ukajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, kubera ko iyo tumaze kugushakira kode tuguha imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ukeneye kwiga turi kumwe uri mu mujyi wa Kigali, turakwigisha mu gihe gito ukajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Aho ukeneye ko twigana mu buryo bwo kuri telefoni uri hafi ariko ufite nk'akazi katagukunda guze twigane mu ishuri, cyangwa se uri kure bitagukunda guze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye, iyo ageze turaboneka. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza. Tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa turayikwigisha uri mu mujyi wa Kigali, yaba yo kugufasha gutegura ikizamini neza cyangwa se yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi. Ndakeka ko rero mugiye kuduhamagara, ndakeka ko mugiye gutwandikira tukabibafashamo kajya mu mu kizamini mugakora rimwe mugahita mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana yo mu mugisha mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.